abapasiteri bose baravuga Yesu, abavuga ubutumwa bose baravuga Yesu, abaririmba indirimbo nziza zitujyana mu mwuka bose baririmba indirimbo nziza. Twese turimo turakora ibikorwa bisa, ariko mu mutima wawe ese uriteguye? Ese witeguye ko igihe kimwe muko azaza? Ese kubyitegura hari ingeso zimwe byatumye ureka? Imana yacu dutabare. Haleluya. Ese Kristo agarutse wagiye kugura? Ese Kristo agarutse wagiye gusura fiance? Ese Kristo agarutse uri mubeshya ku isoko ucururiza? Ese Kristo agarutse waciye inyuma umugabo wawe? Ese Kristo agarutse wagiye muri misi ahantu kure uvuga ngo nta shisho ry'umuntu rindiho reka nsambanire ibunaka? Ese Kristo agarutse bimeze gute? Ese uguyeyo? Ese Kristo agarutse wasaguye amafaranga y'abandi utashubije? Urimo wikenura wishyira mu bwenge uvuga ati kameme ibintu byumvikana. Imana yo mu ijuru dutabare. Twese turasa inyuma ariko Uwiteka azabe. Ndakwifuriza ko wamubanije ururizi. Haleluya. Yuda intumwa ya Yesu yakoraga umurimo kimwe n'abandi, ndetse bari baranamwizeye bamubitsa kese. Bamubitsa iki? Agasanduku k'amafaranga. Nukuvuga ngo birashoboka ko inyuma yagaragara nk'umwizerwa. Murabizi kundi tuzi kuvuga neza. Tuzi kuvuga neza kubera ko tutareba mu mitima. Umuntu yavuga neza ukavuga uti niwe muntu. Yuda nawe yarari mu bandi, yarari mu bigishwa bagomba gusigarizwa umurimo bazakomeza kuvuga natwe ukatugeraho. Inyuma bose basaga nk'abandi, inyuma bose bakurikiraga Yesu, aho yararaga niho bararaga. Iyi mirimo yitwa ibitambo ntidushoke inshuti z'Imana. Rwanda ku mutima wawe, urwaneho. Niwinjirwa muri ikintu kibi ubwira Imana uti Imana yo mu ijuru ntabara, umutima wanjye uri mu bubi. Kwibaho gatoya byamugejeje kugeza ahagamba. Hari ahantu nimwe nagiye kuvuga ubutumwa bwiza, sibikivuga. Haleluya. Iyo twagiye kuvuga ubutumwa bwiza, abavuga butumwa hariho aha insengero bashobora kubaha envelope kuko mwavuze ubutumwa bwiza, bareka mukozi w'Imana tubahesha umugisha muri ubwo buryo. Ariko niba umuvuga ubutumwa ntuzagende kubera envelope. Hariho n'abakwepa insengero ziciriritse akavuga nzajye muri rukomeye nibo bazama envelope nini. Abo ngabo nabo bafite ibihembo byabo. Hanyuma ntashye envelope sinigeze ndeba amafaranga arimo, naragiye nyishyiraho kuko ari ibikorwa njya nkoresha mwe nayo mafaranga. Hanyuma ndimo senga umuko w'Imana arambwira ngo wa mu protocol bamuhaye aya mafaranga ya naya, hanyuma amwe arayabika, hanyuma guhaya. Pasiteri watanze envelope ntazamenya envelope mvuga butumwa yajyanye ko ntazagwamaga ngo ngo baguhaya ngaye. Twese inyuma tugize gute? Turasa. Twese turi mu murimo w'Imana, twese turimo turakora ibikorwa, ariko umutima wawe ese uriteguye? Ese Kristo agarutse uyu munsi? Muranyuma nshuti z'Imana, umutima wawe nta muntu uzawukugira inama kuko sinzi ibiburimo, uzi ibirimo wanjye, ariko wowe uzi ukuri. Uwo mu protocol azi ukuri, arabizi ko yibye kandi arabizi ko yegereye abashumba, arabizi ko ari hafi. Ntabwo ari hano ni muhumure. Naho handi nayo nagiye. Imana yo mu ijuru dutabare. Reka dusome mu byakozwe n'intumwa ndangirize kuri iki ngiki. Igice cya 8 murongo wa 18 kugeza ku 23. Turahabona umugabo witwa Simoni. Byakozwe n'intumwa igice cya 8 murongo wa 18 tugeze ku 23. Twahageze dusome byakozwe n'intumwa igice cya 8 18 kugeza kuri 23. Ngo ariko Simoni abonye yuko abarambitsweho ibiganza by'intumwa bahabwa umwuka wera, azizanira ifeza, arazibwira ati nanjye ni mumpe ubwo bubasha ngo nzarambikaho ibiganza ahabwa umwuka wera. Petero amubwira ati pfana ifeza yawe kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwa ifeza. Petero amubwira ati pfana ifeza zawe kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwa ifeza. 21. Nta mugabane habe n'urutsabe ufite muri byo kuko umutima wawe udatunganiye Imana. Nuko wihane ubwo bubi bwawe, usaba umwami kugira ngo ahari niba bishoboka ibyo wibwira mu mutima wawe ubibabarirwe. Ndakureba uri mu birura no mu ngoyi zo gukiranirwa. Uyu Simoni yari umukonikoni, yari afite impano mbere zo guhanura ibintu, zo gukora ibimenyetso n'ibitangaza. Bukeye nawe arakizwa mu bakizwaga.
ashobora kuba yarakijijwe kuko byasaga nkaho bigezweho, byari birimo wenda bimutesha n'icyashara. Yesu ashimwe, haleluya. Ariko akizwa hari ingoyi mbi z'ububi zigifashe ubuzima bwe. Ngo abonye abigishwa barimo barambika abantu ibiganza, hanyuma Umwuka Wera akabamanukira, imbaraga z'Imana zigakora. Nawe aravuga ati reka iyi mpano nanjye nyigure. Azana amafaranga, azanira abakozi b'Imana ba Petero, abazana amafaranga kugira ngo agure iyo mpano. Petero aramubwira ati pfana ifeza zawe kuko umutima wawe udatunganiye Imana. Uwari kubona Simoni atera intambwe za kwihana, uwari kubona Simoni yataye iby'ubukoniko nasanzwemo, yari bugire ngo Simoni yihannye by'ukuri. Sibyo nshuti z'Imana? Muranyumva bwoko bw'Imana? Inyuma Simoni yari yihannye, ariko umutima wa Simoni ntabwo yari yawurekuriye Imana. Haleluya. Niba ngiba arimo avuga ati musabira Imana imbabazi, arimo aratinya igihano, si umutima wihannye. Aratinya ko nibamuvugaho ibintu ibi bamuvuzeho biri bumubeho. Imana yo mu ijuru dutabare. Haleluya. Petero aramureba amwe ngo ndakureba uri mu birura no mu ngoyi zo gukiranirwa. Reka uyu munsi ubuntu bw'Imana butumanukire hano hano. Wowe wifuza gukora ibyo gukiranuka bikanga, Umwuka w'Imana kumanukire, ingoyi zo gukiranirwa zikuveho. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Hari umuntu koko yifuza gukora icyiza, ariko kubera ko yamaze imyaka myinshi yizengurutsa yikurunga mu byaha, ako kagozi kakanga gucika. Ariko Umwuka w'Imana urahari. Haleluya. Yesu yaravuze ngo bafite inyota nibaze. Niba ufite inyota koko yo kuva mu byaha, imbaraga z'Imana zirakubashisha. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Yesu uri mu bantu ijuru rizi. Doraborizi n'abangaba n'abantu bihana by'ukuri. Doraborizi n'abangaba n'abantu biyeza umunsi ku wundi. Doraborizi n'abangaba n'abaretse ibihendo n'ibihembo isitanga bagategereza icyo ijuru ritanga. Haleluya. Dorabijuru rizi n'abahora biteguye. Ese Kristo agarutse nona yasanga uhagaze uti, mushumba we ntabwo abizi, umugabo we ntabwo abizi, umugore we ntabwo abizi, abo mubana mu nzu ntabwo babizi, abo muvuga ubutumwa ntabwo babizi, ariko wowe uzikiri mu mutima wawe. Muhaguruke dusenge Imana. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Haleluya. Umwami Imana atahe mu buzima bwawe, umutima wawe worohere guhinduka, ube mubo ijuru rizi. Wibuka ko twese inyuma dusa, imirimo twese turimo turayikora, kandi nuko Imana ibishimirwe kwidushoboza no kuyikora. Ariko mu mutima wawe harimo iki? Mu mutima wawe haravuga iki? Mukuri ndani ahatabonwa n'abantu.